wose. Jean Pierre Kagabo yahageze mu nkengero za pariki y'igihugu y'Ibirunga mu karere ka Musanze. Abaturage bari mu mirimo itandukanye mu masaha ashyira saa sita mu mafaturuka mu birunga. Bamwe barahinga mu mirimo ikikijwe n'ibirayi, mu gihe bamwe bacuruza muri santere ya Kinigi. Abanyamyuga n'abanyabukorikori batandukanye bashishikariye akazi kabo, baravuga ko kuri ubu ntacyo bikanga. Umutekano ubu ni wose nta kibazo, twafatanyije n'ingabo gutanga amakuru. Ubu ngubu nta kibazo dufite, urabona ko turi gukora ibyo leta y'umwe tugejejeho. Tubyatuma dushigikira abacengezi. Amafaranga ava mu bukerarugendo yubaka amavuriro, yubaka imihanda, yubaka amashuri, akanubakira abatishoboye. Ano mu Kinigi ntabwo twigeze duhunga, kandi nta n'ikibazo dufite, kuko ikigaragaza ko tutigeze duhunga nta n'ikibazo dufite nuko turimo gukora, nta kibazo, abantu barimo baragenda. Uretse abatuye muri aka gace, abakerarugendo baturutse ku migabane itandukanye y'isi ni abahamya umutekano uri muri aka gace. Nyuma y'iminsi mike abagizi ba nabi bagerageje kuhungabanya, bakaganzwa n'inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage. Yes, I feel safe here and I'm visiting Rwanda from New York. Nibyo rwose ndatekanye hano. Naje mvuye i New York, ejo nasuye ingagi. Ni ibintu byiza mu buzima bwanjye. Ndashishikariza buri wese kuza gusura iki gihugu. We feel very safe. We came through the airport. Turumva dufite umutekano. Kuva tukigera ku kibuga cy'indege, twahasanze umutekano mwiza. Duhita dufata akajugujugu itugeza hano. Tumerewe neza, turumva tuguwe neza, tunejejwe cyane no kuba turi hano. Everything was perfect. The transfer. Buri kintu cyose nagahebuzo. Uburyo bwo gutwara abantu bumeze neza. Turumva twisanga, twishimiye iki gihugu, twakunze abaturage bacu. We love your country, love your people. Umuyobozi w'urwego rw'iterambere RDB Claire Kamanzi avuga ko igitero cyo kuwa 4 ushyira 5 Ukwakira 2019 kitigeze gihungabanya umubare w'abakerarugendo. Nubwo byabaye ko byabaye, muri rusange igihugu cyacu gifite umutekano uri hejuru cyane ku buryo bakomeza na gahunda bari bafite. Niyo mpamvu na numwe ugeze usubika urugendo. Dufite abantu barenga 600 bamaze gusura ingagi mu minsi ine ishize, kandi bazakomeza. Aka gace gakikije pariki y'igihugu Birunga kabaye isibaniro ry'intambara y'abacengezi mu myaka irenga 20 ishize. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko hari byinshi byatumye imyumvire y'abaturage ihinduka. Abaturage buri munsi ikibaha imbaraga ni iterambere, ni ibikorwa bakora, ni ibikorwa bo n'igihugu kibakorera. Abantu tuye hano bose muri baturanye na parike, leta ibaha amafaranga akomoka ku bukerarugendo akajya mu bikorwa bibateza imbere. Abaturage ba hano bamaze guhinga, kweza, gusarura, kugurisha, bafite amafaranga. Urabona abaturage ukuntu bubaka amazu yabo, abana babo bari kwiga, hari amashuri, bamaze gutera imbere. Noneho iryo terambere bamaze kugira ntibashobora kwemera ko risenyu. Iba abaturage babishimangiye mu gitero giheruka, ubwo bamwe muri bo bafataga bamwe mu bakigabye. Ngeze mu gikoni nk'ingubirogi, nsanga umuntu arimo arambwira ngo ni mubabarire, ndavuga nti kumubara ntago birimo, ari umucengezi. Arambwira ngo ningaruke ambwire, ndakingura ndongera ndasohoka. Mu gusohoka ubwo nagiye ku muhanda, nitabaza abagabo bari bahari, baraza baramufata. Muri nge numvise ko kumubika ntacyo byamara. Numvise ko araza akica umuturanyi, byava ku muturanyi akica n'undi, pitamo kumutabariza. Dusanga umucengezi ashaka gusohoka mu gikoni hano, yari yicaye ku gatsitsi amaze kwiyambura imyenda, yambaye training. Duhita tumushikira no guhita tumuboha, dufata amashokisi yari yambaye, niyo twamubohesheje, duhita tumushyira abashinzwe umutekano. Hagati aho abanyamahoteli atandukanye mu karere ka Musanze baravuga ko imirimo ikomeje nk'uko bisanzwe. What I would like to say is that I'm completely confident that the government has taken. Icyo nshaka kuvuga nuko mfite icyizere gisesuye ku byo guverinoma yakoze mu kwimakaza umutekano. Yahise ikora ibishoboka byose isubiza ibintu mu buryo abashyitsi bacu bafite umutekano. Ordinary measures to ensure the safety of all visitors to Rwanda, irrespective of where they're traveling. Amakuru dukesha inzego z'umutekano aravuga ko abarenga 98% mu baherutse kugaba igitero batigeze baca mu nzara izi nzego. Jean Pierre Kagabo, Ikinigi mu karere ka Musanze. Urakoze cyane Jean Pierre Kagabo. Abaturage mu ngeri zitandukanye bo barasaba ko imanza z'abakekwaho gusambanya abana batoya zajya zibera mu ruhame kugira ngo bibere isomo n'undi